TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana namwe. Igihe cy'Imana kiba igihe kinini twitegura kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko iminsi yose uko igenda irushaho kutwegera, abantu bahuga ibintu byinshi abantu bahugiyemo bitugoye, ariko dushimiye Imana ko uyu munsi Imana itwemereye tukaba tubonetse imbere yanyu, imbere y'inshuti z'abakunzi ba Kibuka Uburyo TV, twongera kubona amahirwe yo kuganira namwe. Imana nishimwe. N'ubundi nimbarwa bukeye Mugisha Jean de Dieu muri kumwe, kandi mbifurije umugisha w'Imana kuko Imana kubane namwe, ijambo ry'Imana ribe rigari kuri mwebwe, ubwiza bw'Imana bubagaragareho, kandi ijambo ry'Imana ryabuke muri mwebwe. Tunejejwe n'Imana rero kuko iminsi yose itambutse tubereye Imana, ikaturinda, ikatugirira neza, ikabana natwe mu bihe bigoye, mu bihe byoroheje n'ibikomeye, ariko Imana tuyishimiye yuko ikomeje kutubera Imana. Imana nihimbazwe. Tunejejwe nuko turi bazima, abandi bantu bagiye bahura n'ingorane n'ibibazo, ariko wowe kuko uri muzima kandi ukaba ubona umeze neza, Imana nihimbazwe. Turihanganisha abantu bagize ibibazo muri no minsi, abagize intambara, abagiye hari ibyo bateganya gukora byiza bitakunze, tubabwira ngo nimwihangane mukomere kuko turi muri ino si, n'ubundi byiza tuzabibona mu ijuru, niho tuzaba tutashongeye kubabara no kurira. Ariko turi hano mu isi, imibabaro n'intambara no guhangayika ni ibintu bizaza bitubaho bisimburana, ariko dushimiye Imana yuko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Imana nishimwe kandi Imana nihimbazwe. Turi mu bihe byinshi bigoye byo kuba ijambo ry'Imana ari ingume cyangwa se kuri agaciro bigoranye, ariko reka dufate igihe kinini duhe imitima yacu kubwira Imana ngo Mana, turi abantu bawe waremeye imirimo myiza, kandi turi abantu wayigiriye neza, kandi turi abantu waremye kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Reka mbashimire mwebwe mwese mumaze igihe kinini mukurikirana Kibuka Uburyo TV, n'ubundi kandi mugikomeje kudukurikirana, ndababwira ngo Imana nibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana rero, n'ubundi tuganire ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho gufatanya muri no rugendo no gutera imbere tubana n'Imana, ndetse namwe dukorana byinshi byiza byo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana yaduhamagaye. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko watubereye Imana mu myaka yose itambutse. Mana, watugiriye neza kandi warahatubereye mu gihe twabonaga nta bundi butabazi twabona, niwe wahabonetse. Mana, nuhimbazwe. Tugushimiye uburinzi butameze nk'ubw'abantu wadushyizeho, ukaturindira indwara n'ibyorezo n'ibindi byose bitandukanye. Warahatubereye Mana, nuhimbazwe. Uyu mwanya rero ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe kugira ngo turusheho guhugurana no gutezanya intambwe muri no rugendo, kuko nta muhanga muri rwo. Reka utugirire neza, habure umwana w'umuntu n'imbaraga n'ubumenyi by'umuntu, ahubwo haboneke ineza n'ubushobozi byawe kuko uri Imana. Twagure mu bitekerezo ndetse twagure mu buryo bwose bufatika, kugira ngo buri muntu wese wumve ijambo ryawe rimugirire umumaro mu gihe cye ndetse no mu gihe kizaza. Mana, uri Imana nzima, ushobora byose kandi ugira neza. Turengere rero kugira ngo turusheho kwagura ubwami bwawe, kuko n'ubundi nta kindi kintu turi gukora, nta n'ikindi kintu dufite kindi twaheraho tutavuze yuko rero Imana ishobora byose kandi ari nawe ukunesha no kuneshereza abamwizeye. Dushyigikiye umwanya wose turi bumare imbere y'abantu bawe, ndetse umwanya wose turi bumare tuganira ijambo ryawe, ndetse ijambo ryawe rikomeze kuba rinini ndetse rigari muri twebwe kuko uri Imana. Tubangamiye Satani n'imbaraga zose zirwanya Imana, n'indi myuka yose itamera Imana ndetse idashyigikira ijambo ryawe, yose turayibangamiye mu izina rya Yesu. Duhagaze mu gutwara n'ijambo ryawe kugira ngo ineza yawe nzima ndetse ibe ngari muri twebwe, icyubahiro n'ubutware kurindirwa no gupfukamirwa n'ibyaha by'iteka byose. Amen. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Kibuka Uburyo TV. Tubahaye ikaze muri no mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi tubahaye ikaze kugira ngo turusheho kumva twisanzuye, turi kumva ijambo ry'Imana ndetse tunejejwe naryo. Uyu rero ni umwanya mwiza w'iciro kinini kugira ngo turusheho kwamamaza ubwami bw'Imana. Nejejwe n'Imana mu mutima ku giti cyanjye, kuko Imana yabanye nanjye iminsi itambutse, mu bigeragezo byagiye bitambuka, mu ntambara nyinshi. Umuntu wese mu rugo yagiye iruhande yagiye arwanamo, Imana yarahabaye. Imana nihimbazwe ku bw'ibyo, kandi tuyishimiye yuko ari yo yonyine ijya imenya imyicarire n'imihagurukire y'umuntu, ikamukomeza, ikamurinda, ikagendana nawe. Imana nishimwe. Uyu munsi rero mbafitiye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kurindirwa ibyago mu byago. Iyo ntego tugiye kuganiraho, kwa kundi urindwa ariko ukarindirwa ibyago wabanje kubigeramo, cyo bita kubona Imana wageze ahandi bita ngo ni inyuma ya zero, cyo bita kubona ubutabazi bw'Imana, hahandi ubona nta wundi muntu wagutabara
abo niho twitwa kurindirwa ibyago mu byago. Imana ifite ubushobozi bwinshi bwo kuturinda, ikoresha uburyo bwinshi bwo kuturinda kandi ikora mu gihe cyose ishakiye, kandi igiye kukurinda ntabwo yitwaza amaboko y'abantu, nta nubwo isaba ubushobozi bw'abantu bundi, ahubwo abantu yabakoresha mu gutabara no mu kurinda, ariko Imana irihagije kandi ishobora byose. Tuvuze rero kurindirwa ibyago mu byago, kenshi na kenshi ni uko urinzwe ibyago ariko wamaze kubigeramo, ariko muri ibyo byago ukaba ariho ubonera gutabarwa n'Imana. Kenshi na kenshi abantu tuba dufite intambara turwana, ariko tukifuza ko intambara tutazigeramo, ahubwo tugashaka kugira ngo Imana iziturinde tutarazigeramo, ariko ntabwo bishoboka. Ntiwanamenya uburinzi uko bwagenze, ntiwanamenya nuko wanarinzwe n'Imana igihe utabonye ibyaguhigaga. Kenshi na kenshi umuntu anemera yuko Imana imurinze kuko yabonye ibyamuhigaga, anabona yuko Imana yamutabaye kuko ibyari bimuteye yabibonye. Ariko iyo habayeho gutabarwa n'Imana nta n'ikintu wabonye, nibyo twese duhurira kuri sengesho imwe. Imana ndagushimiye ko bwakeye, Mana ndagushimiye yuko wabanye natwe, Mana ndagushimiye yuko uri mwiza. Ibyo ni byasengesho twese tuba duhuriyeho ko Imana yaturinze kandi Imana yatugiriye neza. Ariko umuntu wageze mu byago, mu ntambara, mu bibazo bikamubaho byinshi cyane, bikamugota, akabona nta wundi muntu wamurengera, akabona nta wundi muntu wamutabara, n'ihandi Imana imutabara, bagahita bamenya ati Mana ngushimiye yuko nkuriye ibishoboka mu bidashoboka, aho nabonaga byarangiye, aho ngaho Mana urahagaragaye. Niho kenshi na kenshi rero tuvuga ngo kurindirwa ibyago mu byago. Hari abantu benshi bagiye bahura n'intambara, bagiye bahura n'ibibazo, Imana ikabatabara bagitangira kubigeramo, hari n'abo yagiye itabara batarabigeramo, ariko ingero nyinshi twagiye tubona z'abantu Imana yagiye itabara, ni abantu yagiye batabara ibyago babigezemo, n'intambara bazigezemo batangiye kuzirwana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cya 37, twasoma umurongo wa 20. Hari byinshi twakavuze cyangwa se n'amateka menshi twakavuze, ariko ndashaka kugira ngo tuze gufata igihe cyo kuganira no kungurana ibitekerezo, tuganira kuri ino jambo, ubwo tubona ubushobozi bw'Imana twamaze kugera mu byago. Iyo Imana igutabaye wamaze kubigeramo, ubundi ni hahandi umuntu avuga ngo umuntu aragutabaye cyangwa se umuntu arakurengeye, ubona nta kindi kintu na kimwe cyari gisigaye, hahandi ku ifirimbi ya nyuma uvuga ngo nta bundi bushobozi, nta yandi mayeri, nta zindi mbaraga ngifite zo kwirwanirira, ndetse byarangiye, nta handi hantu mfite, aho niho Imana igutabara, tumenya ngo Imana intabaye ibyago mu byago. Dusome Itangiriro 37:20, yanditse ngo nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa z'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi uko zizaba, Imana iturengere. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi uko zizaba, Imana niturengere. Turongera dusome irindi jambo dusanga muri Daniyeli 3:18, haranditse ngo ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Basaduraka wakoze, Basaduraka bajugunywa mu itanura ibashya, Imana niturengere. Dusome mu murongo wa 18, ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze, Imana iturengere. Dusomye ahantu mu Itangiriro 37:20, ntabwo narimereye urwenda ngo tuvuge byose, ariko ndashaka tuvuge ku nkuru z'uyu muhungu cyangwa se uyu musore bita Yosefu. Ahangaha niwe uvugwa uko yabanye n'abarumuna be, n'abakuru be, n'abavandimwe n'ababyeyi be. Mbere yo kugira ngo tugere kuri uyu murongo cyangwa se kuri akanya tuvuze, yavutse nk'abandi bana nk'uko abandi bavuka, ariko avukana impano yo kurota, kandi ko ari umugambi w'Imana wari umuriho. Ntabwo rero yahise amenye yuko abantu ari abantu, yahitaga ababwira ibyo yarose, akababwira inzozi ze, akababwira yuko byose yabibonye, ariko kuko bari bakuru bagahita bahishurirwa icyo inzozi ze zisobanuye, ariko we ntabwo yari abizi. Ndanyamwibutse ko dufite intego ivuga ngo kurindirwa ibyago mu byago. Ubwo nuvuga ngo ni ukurindwa ibyago wamaze kubigeramo, handi hagati mu mirongo y'ibyago,
hani mu mirongo y'abanzi, hahandi ugoswe nabyo Imana ikaba ariho ikurindira. Turashaka tuvuga ku mbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Imana ibasha kukuvana ahantu habi wahageze, Imana ishaka kugukiza ahantu habi wamaze kugeramo neza, ndetse n'abantu babona ko byo yarangiye, ndetse n'urubanza tumaze kuvuga ku iri jambo rivuga ngo kurindirwa ibyago mu byago, nagira ngo dutinde cyane kuri iyi nkuru ya Yosefu, ubwo abavandimwe be yari amaze kubabwira iby'inzozi ze, bamaze nabo kumva yuko koko byanze bikunze azaba umutware wabo. Ariko Imana yitaye ku byo yasezeranye Yosefu, kuko ijambo burya kenshi na kenshi y'Imana ikubwiye mu nzozi, ikakubwira itumye abahanuzi, isomye ijambo ryayo, yo ibe ivuze ijambo ryayo. Kandi Imana tuzi neza yuko ariyo yonyine ibasha kurinda ijambo ryayo yavuze, ndetse karinda n'uwo yaribwiye kugira ngo Imana irisohoze. Yosefu rero muri ibi byago amaze kubigeramo, abavandimwe bamaze guhuza umugambi, akavuga ngo reka tumujugunye mu rwobo arwaye amazi abarirwa agwamo birangira ibye. Ariko aho ngaho yarageze mu byago no mu ntambara, niho handi tuvuga ngo Imana irindire umuntu ibyago mu byago. Yosefu yari afite umuteto, ubwo yavugaga ngo inzozi ndose yakanzibwira abavandimwe, bo ni bakuru bahitaga bamenya yuko azababera umutware, azabayobora. Ariko n'ubundi nta kundi bari kubigenza, kuko nta muntu ujya mu mugambi w'Imana. Imana agambiriye ku mwana w'umuntu iragisohoza, niyo yonyine isezeranye igasohoza. Kandi irinda ijambo ryayo. Yabwiye Yeremiya ngo ubonye iki gihe, yari imweretse inkoni y'umurinzi, abati mbonye inkoni y'umurinzi, abati uko nguko niko n'indi jambo ryanjye kugira ngo nzarisohoze. Yosefu nawe rero ari mu byago hagati mu bavandimwe, baramugirisha ari watabizi, niho bigiriye ino nama no mu zindi nama zose bacuze. Ariko aha ngaha niho twavuze ngo bamujugunye mu rwobo. Iri jambo kujugunywa mu rwobo kenshi na kenshi abantu barikoresha bazi ko bakunaza ahantu habi cyane, ndetse banifuza yuko utakongera kubyuka no kunyeganyega, ariko Imana niho igutabarira. Rero akimara kubabwira izo nkuru zose no kuntu bagambiriye kumwica bo atabizi, aha ngaha bari bamuteze yaje kubasura, abatereka tumujugunye mu rwobo. Ariko umwe muri bo ahindura umugambi. Buri Imana igiye gukiza, hari ikintu kimwe nkunda kuvuga cyane kintera ibyishimo, nuko Imana yakugiriye neza uwo guhiga ari uguha amazi yo kunywa. Umuntu ukugenza akari unagutabara, kandi reba kugenzaga, kuko igihe cyo gutabara kw'Imana cyagize gute, cyakugereyeho. Umwe muri bo ni wavuze ati akavuga ngo tumujugunye Imana byo gupfa n'ibiki n'urubanza rw'amaraso ye byose yumva biranze, kuko yari na mukuru. Arangira ati ahubwo tumugurishe tubone n'amafaranga. Abantu bose bakunda inyungu, abakunda ibintu bibinjiriza, aho ati iyi mari Yosefu, iyi mari tuyigurisha byanze bikunze, ubwo ari umusore w'umugeni ungana gutya, baraduha amafaranga afatika. Baramugurisha, ariko mu kumugurisha niho Imana yamutabariye, niyo nzira Imana yakoreshejemo. Agenda mu ntambara azi ko aguzwe, kuko nkuko yari aguzwe, nkuko n'abandi bacakara bose bagurwa. Aravuga ati ndagiye. Ariko we ntabwo yari azi neza yuko abavandimwe be bamufitiye ishyari. Uwo munsi niho yabimenye, niho yamenye yuko abantu ari babi. Hari igihe rero bana n'Imana ukabaho ufite umudendezo n'umunezero n'umuteto, byose utazi neza yuko abantu bayirimo muri no si batakwifuriza no gutera imbere, batanakwifuza ko akabaye iriho. Ariko Imana ishimwe y'amahoro, Imana yo iturinda kandi ikadukomeza. Najya nkubwira ngo impamvu kiriho uyu munsi n'impamvu kigenda, nuko icyo Imana yagambiriye gukoresha utari warangiza kugikora. Nayo mpamvu dufata umwanya munini ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mu mugambi w'Imana ikintu yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tuyigenderemo. Icyo wakora cyose menya ngo natandukanye n'umugambi w'Imana. Ibyo wakishyamo byose n'ibyo wabuze kari iby'ubwenge uzi, ntabwo uri mu mugambi w'Imana nimba utari gukora ikintu gituma ubwami bw'Imana bwaguka, kandi ubwami bw'Imana buhabwa agaciro n'abantu bose. Icyo Imana yaturemeye cyambere kuruta ikindi ni ukwihesha icyubahiro. Nimba uzi gukora ibintu bihesha Imana icyubahiro, uracyari mu murongo w'Imana. Ariko nimba uzi gukora ibituma wowe ahubwo ari wowe ugira icyubahiro, ntabwo ukiri mu murongo w'Imana. Muri no minsi ikintu kigoye nuko umuntu ushaka ubwami bw'Imana bwamamara, ahubwo abenshi bari gushaka ko ubwabo bamamara. Biragoye cyane rero kugira ngo uzavuye ngo umukozi w'Imana kandi uri kwiyamamaza wowe ubwawe utari kwamamaza ubwami bwa Kristo. Kandi ubundi twe turi munsi y'ibirenge bya Kristo, turi n'abakozi bagomba gukora iby'Imana ishaka n'ishima, kuruta uko twe twakora ibyo dushaka n'ibyo abantu bari kugenda bashima. Imana turayishimiye iyo yatumye tumenya ko hari igihe kiza kibaho cy'imibabaro, tukamenya ko hari n'igihe kibaho cy'ibyishimo, hakabaho n'igihe kibaho cyo kuba umuntu yanezerwa kuko akabigaragaza, ariko hakabaho n'igihe cyo kumenya yuko uri muri ino si ibyishimo byagomba kubigira ibanga ndetse ukabiceceka, kuko hari igihe umudendezo wawe waba uri kubangamira abandi. Na cyane ko kugira ngo utunge iby'ubuzima byo hano muri ino si, naje gusanga harimo abo Imana inyaga ikagabira abandi,
ndetse igasanga ibibazo by'abandi ni ibyishimo by'abandi, ugasanga intambara za bamwe niho abandi bungukiye, kuko niko isi imeze. Ntabwo ino si ari paradizo, nta nubwo ari ahantu ho kunezererwa, kuko turi abashyitsi n'abimukira. Yosefu rero uwo munsi niwe yahise atangira kumenya umuntu uwo ari we, ariko Imana yabanye nawe, Imana imurindira ibyago mu byago. Muri abo bavandimwe be bameze nabi bari batangiye kumugirira ishyari, kandi byari byumvikana umwana w'umuntu ubundi mu busanzwe ntabwo apfa kunyurwa n'uko ari, nta nubwo apfa no kunezezwa n'ibyo afite, aba yumva hari ibindi ashaka, aba yumva hari ukundi kuntu yamera. Ariko dushimiye Imana yaduhaye Yesu agapfa akanazuka akajya kudutegura ubundi bwami tuzabamo. Ibi bisobanuye ngo nubwo turi kwabara, nubwo turi guhura n'ibibazo, nubwo turi guhura n'intambara, dufite ibyiringiro by'uko tuzajya gufata ibyo Kristo yadufatiye, natwe tukaba amahoro, tukaba mu munezero ubwo tuzaba twarubashye Imana. Yosefu rero ntabwo ndi gushaka kugira ngo hari mvuge ku mateka ye cyane, nagira ngo mbumvishe uburyo bwose ushobora kurindwa n'Imana, ibyago ukabirindwa ariko wabigezemo. Yosefu amaze kugurwa, aho yageze akaba umuja, cyangwa se akaba umuja, agakora, agashimwa n'abantu, ariko intambara ntabwo zahagaze cyangwa zirekera aho ngaho. Yageze n'aho ahura n'ikibazo cyo kubengukwa na nyirabuja. Buriya ni intambara itoroshye, nyirabuja nawe yifuza kuryamana nawe, ariko kubera ko Imana yaramusezeranyije ko izamurindira ibyago mu byago, niho yagize gutya akomeza kuba intambara zose zirwana bucece. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kuvugaho Yosefu mu kurindirwa ibyago mu byago, yakoze ikintu cyiza cyo gukiranuka mu maso y'Imana abantu batareba. Aricyo kigoye abantu muri no minsi, umuntu asigaye ashaka gukiranuka nuko abantu bamureba, akora ibyiza abantu bamureba, avuge neza abantu bamureba, agende neza abantu bamureba, ariko nagira ahantu batamureba akora ibyo ashaka n'ibyo yumva. Ariko Yosefu yakoze ikintu cyiza cyane ndetse gikomeye, arangije we arwana urugamba rwo kuba yakiranuka mu maso y'abantu no mu maso y'Imana, none agakiranuka no mu maso y'Imana abantu batareba. Biragoye cyane kubyumvisha umuntu muri kino gihe, abantu bamaze guterwa na dayimoni y'ubutunzi ndetse no kumva baba abikirenga kurusha abandi, ubugugu bwakaba bwinshi, kugira ngo bisobanure umuntu kumva nyakubujura agushyigikira gusa ntucyumve ntabwo byoroshye. Kandi kiriya gihe yari n'umucakara, ubundi byenda byakorohera undi muntu uri mu gihugu cy'iwabo ufite ubwenegihugu n'uburenganzira, ariko kuko ari n'umucakara byari bikomeye kugira ngo abashe gukiranuka mu maso y'Imana gusa aho abantu batareba. Intambara zose yagumye kuzirwana arimo hagati, kandi ari mu rugamba mo hagati, ari naryo jambo turiho ryo kurindirwa ibyago mu byago. Ari hariya kwa Potifari, ntago yarari ahantu mu mudendezo nk'uko abantu bajya mu mudendezo, nawe yari ari mu byago ko hari ari umucakara. Ikosa ryose yari gukora yari kurizira, ndetse harimo no gupfa, ariko Imana yabanye nawe, Imana yaramurinze, Imana imugirira neza, imurindira ibyago mu byago, bigeza naho noneho aza kuba umutware. Buriya hari igihe Imana ikugirira neza, umuntu azinga kohereje ahantu barakujugunye, agasanga niho Imana itegereje kukuramira, Imana ikakugirira neza. Imana yamukoreye ibintu bikomeye tutarinda gutindaho, tutarinda no kuvuga, aho nagira mu bwengo mbese wowe uracyafite ibyiringiro, uracyafite gukomerera imbere y'Imana, ngo umenye yuko Imana yakurindira ibyago mu byago, cyangwa nawe uracyashidikanya, ntukifitiye icyizere, wamaze kugera ahantu hakomeye, wamaze gucika intege, wamaze kurambirwa, wamaze kwijujuta, aho ibibazo byabaye byinshi, utangiye kubona ibyaha by'abandi n'akarengane ugirirwa. Bahanga amaso kuri Yesu, bahanga amaso ku Mana. Imana niyo yonyine yo kugira neza, Imana ikagukiza, kandi Imana ikakwambika imbaraga n'ubushobozi bwayo. Kurindirwa ibyago mu byago nuko wabigezemo kandi ukihanganya ko wabigezemo. Aho urugamba uri kurwanya muri ibyo byago wagezemo urwo gukiranuka, cyangwa nawe uri kwirwanirira umeze nka Petero igihe Yesu bari bamaze kumufata, wagahita azamura inkota agaca ugutwi umuntu. Ari abantu rero nabo bameze kuriya bagira ishyaka nk'irya Petero muri kiriya gihe, abandi nanone bakagira ishyaka nk'irya Sawuli. Ariko Imana itugire neza, tujya tugira ishyaka rituma tujya mu mucyo no mu nzira y'Imana, no mu kuboko kw'Imana, no mu mbaraga no mu bushobozi bw'Imana isumba byose. Uyu mwanya rero tumaze kubona yuko Imana irindira umuntu ibyago mu byago, muranibuka neza inkuru z'Abisirayeli nabo bakiri inyoko nini ziri inyuma ya Yosefu, kuko niba babaye promoteri wo kugira ngo bajyeyo. Nabo bamaze kugera mu bunyage, bari mu ntambara, bari mu cakara, bari kubukora. Hari igihe kimwe Imana igeze gukora ikintu igihe yatezaga icyago cy'umwijima. Muri Egiputa hose habaye umwijima, Gosheni iba umwijima, ariko mu ngando z'Abayisirayeli bo babaga mu mazu yabo harabonaga, abandi ubwo batabonaga
ariko bo barabonaga. Cyane ikimenyetso cyerekana yuko ubundi Imana uburinzi bwayo buteye ubwoba ntibumeze nk'ubw'umuntu. Imana yikurindira ibyago mu byago wamaze kubigira ukabona ko ishoboye byose. Ni naho ibishaka kugira ngo yigaragaze, inereka abantu yuko itandukanye n'abandi bantu, inereke abantu yuko ubushobozi bwayo butameze nk'ubw'abandi. Igihe cyose utegereje ko Imana ikora, ujye ubanza umenye ngo mbese izakora ryari. Ntabwo Imana izakora mu gihe uzayibwirira, kuko Imana ntabwo ikoreshwa na telekomande. Nta nubwo Imana ibwirwa iby'abantu byose bibizi, kandi icyiza kuruta cyose ni uko Imana ikora mu gihe cyo yateguye gukora. Iyo wageze mu byago, wageze mu ntambara, wabuze uko wigira, wabuze uko wigenza, niho Imana itegura urugamba rwayo n'igihita zikarwana. Kandi ikintu nyikundira, iyo itabaye umuntu imutabara neza, ikamugenzereza neza. Buriya njya nkunda ikintu cyane igihe yambutse Abisirayeli inyanja itukura, ukuntu bambutse mu nyanja, amakuru mfite n'amateka mfite nuko bari kwambuka inyanja batigeze baca mu byondo. Ni kumva amazi yahagaze ruguru andi ajya hepfo kandi harunguka barambuka. Uhita wumva ko umuntu naho umuntu yagerageza akabanguka nkamisha amazi mbe nyagomeye, ariko ibyondo ntabwo yabimaraho. Ariko bo bambutse ahantu humutse. Imana nihimbazwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Ahangaha rero twasomye irindi jambo ry'Imana riri muri Daniyeli 3:18. Ni igihe abantu b'Imana Saduraka, Meshaki na Abedenego bari batorohewe. Hari igihe ugira muri umukristo ubundi ukageragezwa n'uko uri umukristo, byonyine ubwabyo bikakugerageza. Kubukorera Imana byonyine, umuntu akagushaka ahandi hantu yagukura akahabura akagutegera ku Mana. Kabati byanze bikunze sinzamusanga mu kabari ko ntahajya, sinzamusanga mu ndaya ntahajya, sinzamusanga yibye kuko ntiyiba, ariko nzamutegera ku Mana ye. Kenshi na kenshi ari igihe umuntu aza akagusanga ubona ari mukuru afite ubwenge, akwanga yo kubona Imana uvuga uyikurayo wayibonye he. Nibuka nkiri muri deuxième secondaire umuntu yigeze kubaza ngo Imana uhora utubwira ngo ngira hari ngo wayibonye ryari. Icyo gihe yabimbwiye rero umwana mbona ataruka abuze ubwenge, aba gushaka kugira ngo yegeze Imana iri muri ngewe. Narekeje gato mbura ikintu ndi bumusubize kuko ngo arimo azaza kumwanya imwereke. Namubwira nti none nimugoroba saa 10 uze kuza nkwereke Imana. Nari mbivuze kuko nanjye yarambajije gutyo, nta nubwo nari mfite ikize cyo kwa ndi buyibone nyimwe kuko nari nzi ko Imana ari urukundo kandi ari umwuka. Ariko kuko nzi ko umwana w'umuntu ubwe ari we wibera intambara ku giti cye, ndetse n'ibyo yakagezeho ari we bigora kugira ngo abyigezeho, nawe ni saa 11 z'umugoroba uze kuza nyikwereke. Noneho nanjye uko amasaha y'icuma nkaba mfite ubwo uko saa 11 ari buze nkabura Imana ndi bumwereke, kuko yashaka ko nyimwereka nka kintu gifatika, nkuko wakereka umuntu mugenzi we. Ngize amahirwe akirwaho iminota 3 mpita mubwira nti ntabwo Imana yacikorera ku gihe, kandi Imana yacigendera ku isaha yavuganye n'umuntu we waje watinze. Ntabwo yakugutegereza we wakererewe, ntabwo Imana igenda n'abakererewe. Aragenda azi neza. Namubwiye nti nidusoza kirite aze kuza nko mu masaa 7 nanone ndamwereka Imana. Tuba muri kirite turi ku ishuri, tubona no mushyitsi ibihe byiza mu rusengero, nawe akaba ari hafi antegereje yuko saa 7 zuzura akaza kumbaza Imana nkayimwereka. Ariko insohotse ku muryango neza aho twasengeraga, musanga ahagaze ku muryango ategereje ngo ngewe ngo mwereke Imana. Turikiri kuvuga ku nkuru za Daniyeli na bagenzi be, abo bagiye babona imbaraga z'Imana no kurinda ibyago mu byago. Kuko kenshi na kenshi ikintu cya mbere kikwemeza ko Imana ifite imbaraga zitandukanye n'iz'abantu, nuko yo ikora mu gihe abantu babona ko nta kintu gisigaye. Umunota wa nyuma, mu gihe cya nyuma, mu isaha ya nyuma, hahandi abantu bose babona ko byarangiye, niho Imana yo ikorera imirimo yayo. Igihe cyose yagiyeho gutabara, ntabwo wowe uzi ngo biri bugende gute, ntabwo uzi ngo biri buce hehe, ariko iyo uyifitiye icyizere iragutabara. Saduraka, Meshaki na Abedenego ubwo bari bageragejwe n'igihe barimo, kuko hari igihe ugeragezwa n'imyaka ufite, hari igeragezwa n'akazi ukora, igeragezwa n'igihe urimo n'aho uri n'ukuri, byonyine bwawe bikaba byoba intandaro yo kugerageza. Ariko dushimiye Imana ko hari igihe tujya tuba mu gihe cyo kugeragezwa bitewe n'uko umuntu atagusanga mu kabari, atagusanga mu ndaya, atagusanga mu bibi, aho bateka mutegere ku Mana. Abantu benshi rero bagiye bategerwa ku Mana, yagendaga bareka bakagera mu byago babigezemo, ariko atabariramo kuko ari Imana ari yonyine ibasha gutabarira umuntu ibyago mu byago. Umuntu wenda ashobora kuba atereka mutabare bitari byawe, akakwirukanka nawe akakujyana ahandi, ariko Imana yo irakureka ukanabigeramo
kugira ngo igaragaze imbaraga n'ubushobozi bwayo, kuko yo idakora nk'abantu kandi itameze nk'abantu. Turayiringiye rero, turacyayifitiye icyizere, dufite byinshi byo kuyishimira, dufite byinshi twanayibonyeho, ndetse ineza yayo n'ubuntu bwayo butandukanye nk'ubw'abantu. Turayinezererwa uko umunsi ushira, amasaha akaza, tunezererwa ineza y'Imana n'ubuntu bwayo. Niyo mpamvu dufata igihe kinini cyo kugira ngo twamamaze ubutumwa bw'yaduhamagaye, kugira ngo ubwari ibibazo n'intambara bizabaho tujye tugira ikintu twibutsa Imana, ngo Mana hari igihe nagendanye nawe, nakoranye nawe ibyo gukiranuka, kandi mbana nawe mu gihe cy'intambara, ndetse nubwo nagukojeje isoni naguhesheje icyubahiro. Niyo mpamvu rero imbaraga zayo n'ubushobozi bw'Imana aribwo budutera kwikomeza kuyigira icyizere, ndetse nabwo budutera gukomeza kuba ari Imana yacu. Ni kenshi na kenshi tujya dutegwa imitego mu nzira tugendamo, tugahura n'intambara zijyanye n'ubuzima, tugahura n'ibibazo bishingiye wenda aho tuvuka cyangwa se uko twavutse. Ariko iyo wiringiye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, yo ibasha guhindura amateka, igatanga ikindi cyerekezo kizima, igatanga ubundi buryo bushyashya butuma wowe ugaragaza Imana. Ubundi ikitugoye kurusha ikindi ni uko dushaka kwigaragaza twebwe ubwacu tutabanje kugaragaza Imana mbere. Iyo wabanje kugaragaza Imana mbere, nayo ubwayo kuko ibona ko ari iri gushyira imbere, nayo iragushyigikira ikabana nawe. Ariko nyuma y'ibi ngibi byose turi kuvuga, n'izi ntambara turwana nazo, tuzi neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Iyo wateguye yuko uzaba mu buzima bwo kubana n'Imana, ni cya gihe uzagendera mu nzira zayo, ni cya gihe uzakora ibyo gukiranuka, ni cya gihe uzirinda ibibi, ndetse ukarwana n'uko nawe yisita gukurura n'ubwo uri kuyigendamo. Kandi nagira ngo nkwibutse bene data, kuko turi abashyitsi n'abimukira, aha turatariho iwacu nyirizina, duteganya kuzaba iwacu handi. Niyo mpamvu dukora ibi byose byiza, tugerageza gukiranuka, tugerageza kurwana intambara nziza, tugerageza no gufasha bene data, kuko ikintu cya mbere cy'inshimisha gituma nkora ivugabutumwa nisanzuye, nuko ijambo ry'Imana rimpa icyizere ko abahinduriye abandi gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Imana rero ishimwe kandi Imana ihimbazwe, kuko ibi dukora tuba turi kubitsa mu ijuru, ibi dukora tuba turi kugira ngo ubwo twamaze kumenya Imana, tugashyikira ubuntu bw'Imana, tubusakaze no ku bandi babimenye. Kuko kenshi na kenshi umuntu azajya azira yuko ibyo yumvise ntabishyire mu ngiro, cyangwa se ibyo yumvise akabimenya ntabishyire mu bikorwa. Ni abantu benshi bazagenda bazira. Icyo utumvise rero ntabwo uzakizira, nta nubwo Imana izakikubaza, kuko izi neza ko utacyumvise. Ariko tuyishimiye yuko yagiye itanga imbaraga n'ubushobozi, ndetse ikanatugirira icyizere tukayikorera. Naho ubundi bwo ushingiye kuri za kavukire zacu n'imigendekere yacu tukiri batoya, wagasanze tutagombye kuba turi abakozi b'Imana no gukorera Imana. Ariko Imana ishimwe kuko yo yakoze imirimo myiza itangaje kandi ikarengera abantu. Tukivuga kuri Saduraka, Meshaki na Abedenego rero, umunsi abantu bose bari biteguye yuko Imana iri bukorwe n'isoni, cyangwa se abantu b'Imana bari bukorwe n'isoni, cyangwa se abantu b'Imana bari buze kugamburwa mu makuba. Ntabwo ibyo bintu byagaragaye, ahubwo Imana yakomeje ibaha imbaraga n'ubutware. Nibyo byatumye basubiza ngo ntabwo twebwe n'aho Imana yadukiza ndetse n'aho itadukiza, ntabwo turi guharanira ibishushanyo byawe. Biragoye kugira ngo n'umukristo uri buze guhagarara mu nshinga no kuvuga ngo n'aho Imana itankiza, wenda twizeye ko idukiza nk'uko tubizi dukiza. Ariko kugira ngo n'umukristo uhagarara mu kuvuga ngo n'aho Imana itankiza, ntabwo ndi bukorere shitani, nta nubwo ndi bujye mu bibi, ni bake cyane wabona bafite iyo ntego, kuko kenshi na kenshi kugamburura kw'abantu kororoha kuba kubegereye cyane. Ariko aha ngaha nari ndimo mvuga ngo intego y'ijambo turi kuganiraho ivuga ngo kurindirwa ibyago mu byago. Aba ngabo bageze mu byago. Ubundi hari igihe wenda hari umuntu akubwira ngo nzagukubita, nzagufunga, ariko abo ntabwo bari iki kibazo batinyaga, ahubwo gahunda yari ihari ko ari gutwikwa mu itanura ry'umuriro. Biragoye si byo wenda ko umuntu ashobora no kubyumva akumva ni story isanzwe, ariko ubundi niyo bakubwira ngo bari bukotse mu mbabura, ndakeka umuntu banakihanganira ko ari imbabura ari bakeya. Ariko dushimira Imana yuko kubabazwa kwacu kw'igihwayiwayi ntabwo kungana n'uko bo bagendaga bababazwa, kuko bageragezwaga bakanababazwa mu bw'umubiri bwose. Ubu ngubu umuntu akavuga ngo ni intambara zirahari, ngo ni ibigeragezo birahari, ariko niyo urebye usanga tutari twageza aha. Njya nkunda kuvuga ijambo buri kiganiro nkoze cyangwa icyigisho nkoze, n'abandi nimba twifuza kuzaba mu ijuru rya Eliya, twazabana mu ijuru na ba Saduraka na Meshaki na Abedenego. Wowe uri kurwana gute muri ino minsi? Witeguye gute? Ufite izihe mbaraga? Ni ikihe cyizere cyaguha kumva muzabana? Kuko bageragejwe nuko barwanya intambara, ntabwo ko twe turi kurwana. Twe turi kurwana za ntambara hato na hato y'umuntu ashobora no gucika akajya ku ruhande agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, abantu bakomeza bakamubara akaba mu rusengero. Ariko icyo gihe ko urugamba no kuba wavuze Imana no kuba wagaragaje ko uri umuntu w'Imana, byaga byonyine ubwo agiye gukurura gupfa. Ndakeka rero ubu ngubu usibye no gupfa, wenda hari ababigeramo kandi bizanaba, kuko n'urugamba tuba turi kurwana muri kino gihe ntabwo ruba rworoshye mu gihe turimo. Ariko igihe cyose
uri umukozi w'Imana uba ugomba guhora wihanganye, ugomba guhora urwana intambara nziza, ugomba guhora witeguye kuvuga ngo naho ibyago byaza, naho ndiho, naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka kandi Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Niyo mpamvu rero nari gushishikariza ngo nubwo turi kuvuga ngo tukarwana urugamba ndetse n'ikindi tukavuga ngo kuba twizeye yuko Imana iturindira ibyago mu byago, ariko tumenye ngo na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Turifuza kuzaba muri gakondo nziza, turifuza kuzabana n'Imana, turifuza kuzagendera ku kuboko kw'Imana, turifuza kuzakora umurimo w'Imana neza, ndetse turifuza no kuzaba abantu bazabana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru. Nubwo iyi si itubabaza nk'uko turi kuvuga ngo turi impunzi, turi abashyitsi, turi abimukira, ariko tuzireza ko gakondo yacu ari mu gihugu cyo mu ijuru. Imana nihimbazwe. Tunejejwe n'ibi ngibi byose rero, kandi tunejejwe n'uko Imana itwitayeho, ndetse tunejejwe n'uko imirimo y'Imana ikomeza gukoreka mu maso yacu ndetse no mu mpande zose, ndetse n'abari mu Rwanda n'abari mu mahanga bose bakomeza kubona Imana. Imana rero ishimirwe ku bw'ibyo kandi ihimbarizwe ku bw'ibyo. Ndagira ngo mushishikarize mwene data, mushiki wanjye, umenye ko nubwo wakidegembya kandi niyo wavuga ngo Yesu atinze kuza, ariko urupfu ntirutinze. Imirimo yawe ni iyihe, ndetse wowe utegereje Imana gute? Windiriye Imana gute? Mu buhe buryo utegereje Imana? Ese uracyari wa wundi ushima mu mico no mu myifatire? Siri wa wundi ugaragara bakabona Imana muri wowe, cyangwa uri wabaye undi muntu utari we? Nene ndimo nkubwira ngo nubwo Imana ishobora kuturindira ibyago mu byago, nubwo Imana ishobora kutugirira neza, nubwo Imana ishobora kudufasha, nubwo Imana ishobora kugendana natwe, ariko ndakwinginze ngo rwanya intambara nziza. Kristo ni wenyine mbaraga zawe, niwe wanagufasha, niwe wanakurengera, niwe wabana nawe, niwe wanakugirira neza, niwe wagushyigikira kugira ngo urusheho kuba muri ino si. Iyo umuntu wese yumvise tuvuga ku nkuru za Saduraka, Meshaki na Abedenego, abantu bo bumva nyine bagiye mu muriro ntibashya, Imana irabakiza, ariko buriya mu ntambara barwanye mbere yo kujya bagena mu muriro, kuko bageze mu muriro n'Imana yakoze bo ntibari gukora, ariko intambara nyinshi bazirwanye mbere y'uko umuriro uza. Kumva ngo iki kintu nikiba uzabusuzuguye umwami, kwa umwami yasinye itegeko rivuga yuko utazubararira igishushanyo, byanze uko bigenda kose azatwikwa. Uko ibintu bizakomera kose, intambara zose ukazimenya, nuko uzarwanwa, nuko uzahigwa. Ndakubwiza ukuri ko intambara ya mbere bamaze kuyirwana kugeza naho bemeye yuko batabwa mu itanura ry'umuriro. Ariko ibibazo byose ni intambara zose turwana nazo, no mu kubaha Imana kose tubamo, ikiruta ikindi kuruta nuko tugirira Imana icyizere. Ibibazo byo ntabwo bizabura, turi mu isi. Ko muribuka yuko isi Satani akimanukira ku isi, Imana yaravuze ngo wasi we ubonye ishyano kuko umanukiwe n'umubi. Kandi koko ntabwo umubi yigeze areka gukora ibibi bye, ndetse ntabwo yigeze areka gukoresha abandi bantu ngo abagire babi. Ahubwo uko iminsi ishira nuko ibihe bigenda bisimburana, niko abantu barushaho kugenda baba babi. Bose Imana iri kugendana nawe, no mu gihe cyose Imana izakwana nawe, ikintu izabanze kwitaho kuta nuko izareba ko nawe kubwo bariyo uri guhesha icyubahiro. Ariko iyo ibonye ko ni wowe uri gushaka kwihesha icyubahiro, ari wowe uri gushaka kwizamura, izabanze ikwereke gake cyane umenye ko biba bimeze. Ariko dushimiye Imana ko itameze nk'abantu. Abantu bo bitura inabi abandi, ndetse no kugirira neza, ukazana bigucyurira hashize ikindi gihe nawe utamugiriye neza. Ariko dushimiye Imana ko yo itameze nk'abantu, kandi ubwiza n'urukundo itugirira, Imana nihimbazwe. Turi imbere y'Imana ndetse n'imbere yanyu, turi guhamya imirimo y'Imana n'ukuntu Imana irinda umuntu ibyago yabigezemo. Nagira ngo tugaruke mu isezerano rishya, tuvuga mu isezerano rya kera, tugaruke ku nkuru za Pawulo na Sila ubwo bari mu nzu y'imbohe. Hari ikintu kimwe nshaka ngo dutinde kuruta ikindi. Mu nkuru ya mbere ibana ng'abitorero bari bahuje umutima bari kubasengera, ariko nabo aho bari handi bavuga ngo twageze mu byaha. Uriya wamaze gufungwa, uri umukozi w'Imana ukorera Imana, uba mu nzu y'Imana, hirya no hino abantu barwanya Imana, bagira umwuka wo kurwanya Imana no kutayemera. Bamwe baba bari gusimbuka ngo yajyaga avuga ngo ni Imana, yajyaga ngo Imana ibana nawe, yajyaga ngo umukozi w'Imana, none kitamurengeye. Ariko icyo gihe uri mu byago, Imana ibibateza amatwi, iri kubumva, ahubwo bari kwikongereza uburakari bwayo. Kuko umurimo w'Imana uko byagenda gute, iyo basuzuguye Imana niwo ubaye umwanzi w'Imana. Naho umukozi w'Imana ahuye n'ibibazo, TV uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana namwe. Igihe cy'Imana kibaye igihe kinini twitegura kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko iminsi yose uko igenda irushaho kutwegera, abantu bahuga ibintu byinshi
byinshi abantu bahugiyemo bitugoye, ariko dushimiye Imana ko uyu munsi Imana itwemereye tukaba tubonetse imbere yanyu, imbere y'inshuti z'abakunzi ba Kebuka Uburyo TV, twongera kubona amahirwe yo kuganira namwe. Imana nishimwe. N'ubundi nimbarwa bukeye Mugisha Jean de Dieu muri kumwe, kandi mbifurije umugisha w'Imana, kuko Imana kubane namwe, ijambo ry'Imana ribe rigari kuri mwebwe, ubwiza bw'Imana bubagaragareho, kandi ijambo ry'Imana ryaguke muri mwebwe. Tunejejwe n'Imana rero kuko iminsi yose itambutse yatubereye Imana, ikaturinda, ikatugirira neza, ikabana natwe mu bihe bigoye, mu bihe byoroheje n'ibikomeye, ariko Imana tuyishimiye yuko ikomeje kutubera Imana. Imana nihimbazwe. Tunejejwe nuko turi bazima, abandi bantu bagiye bahura n'ingorane n'ibibazo, ariko wowe kuko uri muzima kandi ukaba ubona umeze neza, Imana nihimbazwe. Turihanganisha abantu bagize ibibazo muri no minsi, abagize intambara, abagiye hari ibyo bateganya gukora byiza bitakunze, tubabwira ngo nimwihangane mukomere, kuko turi muri no si, n'ubundi byiza tuzabibona mu ijuru, niho tuzaba tutashongeye kubabara no kurira. Ariko turi hano mu isi, imibabaro n'intambara no guhangayika ni ibintu bizaza bitubaho bisimburana, ariko dushimiye Imana yuko amakuba n'ibyago by'umukiranutsi nubwo ari byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Imana nishimwe kandi Imana nihimbazwe. Turi mu bihe byinshi bigoye byo kuba ijambo ry'Imana ari ingume cyangwa se kwiha agaciro bigoranye, ariko reka dufate igihe kinini duhe imitima yacu kubwira Imana ngo Mana, turi abantu bawe waremeye imirimo myiza, kandi turi abantu wayigiriye neza, kandi turi abantu waremye kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Reka mbashimire mwebwe mwese mumaze igihe kinini mukurikirana Kebuka Uburyo TV, n'ubundi kandi mugikomeje kudukurikirana, ndababwira ngo Imana nibahe umugisha. Tugiye gusenga Imana rero, n'ubundi tuganira ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho gufatanya muri no rugendo no gutera imbere tubana n'Imana, ndetse namwe dukorana byinshi byiza byo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana yaduhamagaye. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye ko watubereye Imana mu myaka yose itambutse. Mana, watugiriye neza kandi warahatubereye mu gihe twabonaga nta bundi butabazi twabona, niwe wahabonetse. Mana, nuhimbazwe. Tugushimiye uburinzi butameze nk'ubw'abantu wadushyizeho, ukaturindira indwara n'ibyorezo n'ibindi byose bitandukanye. Warahatubereye Mana, nuhimbazwe. Uyu mwanya rero ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryawe, kugira ngo turusheho guhugurana no gutezanya intambwe muri no rugendo, kuko nta muhanga muri rwo. Reka utugirire neza, habure umwana w'umuntu n'imbaraga n'ubumenyi by'umuntu, ahubwo haboneke ineza n'ubushobozi byawe kuri Imana. Twagure mu bitekerezo ndetse twagure mu buryo bwose bufatika, kugira ngo buri muntu wese wumve ijambo ryawe rimugirire umumaro mu gihe cye ndetse no mu gihe kizaza. Mana, uri Imana nzima, ushobora byose kandi ugira neza. Turengere rero kugira ngo turusheho kwagura ubwami bwawe, kuko n'ubundi nta kindi kintu turi gukora, nta n'ikindi kintu dufite kindi twaheraho tutavuze yuko uri Imana ishobora byose, kandi ari nawe ukunesha no kuneshereza abamwizeye. Dushyigikiye umwanya wose turi bumare imbere y'abantu bawe, ndetse umwanya wose turi bumare tuganira ijambo ryawe, ndetse ijambo ryawe rikomeze kuba rinini ndetse rigari muri twebwe, kuko uri Imana. Tubangamiye Satani n'imbaraga zose zirwanya Imana, n'indi myuka yose itamera Imana ndetse idashyigikira ijambo ryawe, yose turayibangamiye mu izina rya Yesu. Duhagaze mu butware n'ijambo ryawe, kugira ngo ineza yawe nzima ndetse ibe ngari muri twebwe, icyubahiro n'ubutware kurinyurwa no gupfukamirwa n'ibyaha by'iteka byose. Amen. Twongeye kubaha ikaze bakunze ba Kebuka Uburyo TV. Tubahaye ikaze muri uno mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi tubahaye ikaze kugira ngo turusheho kumva twisanzuye turi kumva ijambo ry'Imana ndetse tunejejwe naryo. Uyu rero ni umwanya mwiza w'igiciro kinini kugira ngo turusheho kwamamaza ubwami bw'Imana. Nejejwe n'Imana mu mutima ku giti cyanjye, kuko Imana yabanye nanjye iminsi itambutse, mu bigeragezo byagiye bitambuka, mu ntambara nyinshi. Umuntu wese mu rugo yagiye iruhande yagiye arwanamo, Imana yarahabaye. Imana nihimbazwe ku bw'ibyo, kandi tuyishimiye yuko ari yo yonyine ijya imenya imyicarire n'imihagurukire y'umuntu, ikamukomeza, ikamurinda, ikagendana nawe. Imana nishimwe. Uyu munsi rero mbafitiye ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo kurindirwa ibyago mu byago. Iyo ntego tugiye kuganiraho, kwa kundi urindwa ariko ukarindirwa ibyago wabanje kubigeramo, cyo bita kubona Imana wageze ahandi bita ngo ni inyuma ya zero, cyo bita kubona ubutabazi bw'Imana, hahandi ubona nta wundi muntu wagutabara. Abo niho twitwa kurindirwa ibyago mu byago. Imana ifite ubushobozi bwinshi bwo kuturinda, ikoresha uburyo bwinshi bwo kuturinda, kandi
ikora mu gihe cyose ishakiye, kandi igiye kukurinda ntabwo yitwaza amaboko y'abantu, nta nubwo isaba ubushobozi bw'abantu bundi, ahubwo abantu yabakoresha mu gutabaza no mu kurinda, ariko Imana irihagije kandi ishobora byose. Tuvuze rero kurindirwa ibyago mu byago, kenshi na kenshi ni uko urinzwe ibyago ariko wamaze kubigeramo, ariko muri ibyo byago ukaba ariho ubonera gutabarwa n'Imana. Kenshi na kenshi abantu tuba dufite intambara turwana, ariko tukifuza ko intambara tutazigeramo, ahubwo tugashaka kugira ngo Imana iziturinde tutarazigeramo, ariko ntabwo bishoboka. Ntiwanamenya uburinzi uko bwagenze, ntiwanamenya n'uko wanarinzwe n'Imana igihe utabonye ibyaguhigaga. Kenshi na kenshi umuntu anemera yuko Imana imurinze kuko yabonye ibyamuhigaga, anabona yuko Imana yamutabaye kuko ibyari bimuteye yabibonye. Ariko iyo habayeho gutabarwa n'Imana nta n'ikintu wabonye, nibyo twese duhurira kuri sengesho imwe. Imana ndagushimiye ko bwakeye, Mana ndagushimiye yuko wabanye natwe, Mana ndagushimiye yuko uri mwiza. Ibyo ni byasengesho twese tuba duhuriyeho ko Imana yaturinze kandi Imana yatugiriye neza. Ariko umuntu wageze mu byago, mu ntambara, mu bibazo bikamubaho byinshi cyane, bikamugota, akabona nta wundi muntu wamurengera, akabona nta wundi muntu wamutabara, n'ihandi Imana imutabara, bagahita bamenya ati Mana ngushimiye yuko nkuriye ibishoboka mu bidashoboka, aho nabonaga byarangiye, aho ngaho Mana urahagaragaye. Niho kenshi na kenshi rero tuvuga ngo kurindirwa ibyago mu byago. Hari abantu benshi bagiye bahura n'intambara, bagiye bahura n'ibibazo, Imana ikabatabara bagitangira kubigeramo, hari n'abo yagiye itabara batarabigeramo, ariko ingero nyinshi twagiye tubona z'abantu Imana yagiye itabara, ni abantu yagiye batabara ibyago babigezemo, n'intambara bazigezemo batangiye kuzirwana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cya 37, twasoma umurongo wa 20. Hari byinshi twakavuze cyangwa se n'amateka menshi twakavuze, ariko ndashaka kugira ngo tuze gufata igihe cyo kuganira no kungurana ibitekerezo, tuganira kuri ino jambo, ubwo tubona ubushobozi bw'Imana twamaze kugera mu byago. Iyo Imana igutabaye bamaze kubigeramo, ubundi nta hantu umuntu avuga ngo umuntu aragutabaye cyangwa se umuntu arakurengeye, ubona nta kindi kintu na kimwe cyari gisigaye, handi kwifirimbi ya nyuma uvuga ngo nta bundi bushobozi, nta yandi mayeri, nta zindi mbaraga ngifite zo kwirwanirira, ndetse byarangiye, nta handi hantu mfite, aho niho Imana igutabaruye. Tumenya ngo Imana intabaye ibyago mu byago. Dusome Itangiriro 37:20, yanditse ngo nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa z'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi uko zizaba, Imana iturengere. Nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi uko zizaba, Imana niturengere. Turongera dusome irindi jambo dusanga muri Daniyeli 3:18, haranditse ngo ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Basaduraka wakoze, Basaduraka bajugunywa mu itanura ibashya, Imana niturengere. Dusome mu murongo wa 18, ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze, Imana iturengere. Dusomye ahantu mu Itangiriro 37:20, ntabwo narimereye urana ngo tuvuge byose, ariko ndashaka tuvuge ku nkuru z'uyu muhungu cyangwa se uyu musore bita Yosefu. Ahangaha niwe uvugwa uko yabanye n'abarumuna be, n'abakuru be, n'abavandimwe n'ababyeyi be. Mbere yo kugira ngo tugere kuri uyu murongo cyangwa se kuri akanya tuvuze, yavutse nk'abandi bana nk'uko abandi bavuka, ariko avukana impano yo kurota, kandi ko ari umugambi w'Imana wari umuriho. Ntabwo rero yahise amenye yuko abantu ari abantu, yahitaga ababwira ibyo yarose, akababwira inzozi ze, akababwira yuko byose yabibonye, ariko kuko bari bakuru bagahita bahishurirwa icyo inzozi ze zisobanuye, ariko we ntabwo yari abizi. Najya mbibutse ko dufite intego ivuga ngo kurindirwa ibyago mu byago. Ubwo nuvuga ngo nukurindwa ibyago wamaze kubigeramo, handi hagati mu mirongo y'ibyago, handi mu mirongo y'abanzi, hahandi ugoswe nabyo, Imana ikaba ariho ikurindira. Turashaka tuvuge ku mbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Imana ibasha kukuvana ahantu habi wahageze, Imana ishaka kugukiza ahantu habi wamaze kugeramo neza, ndetse n'abantu babona ko byo yarangiye, ndetse n'urubanza rwayo yaturinze ikatugira neza, ikabana natwe mu myaka yose itambutse duherereje inyuma.
niyo mpamvu tuba turi kuvuga ngo Imana irindira umuntu ibyago mu byago, ni ukugira ngo tukumenyeshe, tukumvishe, tuguhe amakuru no guhumuriza ko Imana iyo ikugiriye neza ititanga ibyago byabaye cyangwa byageze, kuko ishoboye byose kandi ishoboye no kukurindira muri ibyo bibazo waba urimo. Hano kuri Kebuka Uburyo TV dufite byinshi byo gukora no kubana n'abantu bayo no kuvugana n'abantu bayo no kubatangariza ubwami bw'Imana n'ineza yayo, ariko ikiruta byose kuruta ikindi ni kugira ngo umenyeshe yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kandi impamvu dukora dushaka kugira ngo tukore duhesha icyubahiro Imana ni uko iyi Imana twiringiye ariyo yonyine izatugira neza kandi izaduhembuza ubugwaneza bwayo. Tunejejwe nabyo rero kandi dukomeje kubana nayo no kuyikorera, nawe tubamenyesha ubwiza bw'Imana n'imirimo yayo n'ineza yayo, kuko yakoze gutangaje n'ubwiza bwayo twabibonye. Turi kugenda dusatira umusozo rero, reka tuvugane ku iki kintu. Nimba maze kugira icyizere cy'uko Imana ikurindira ibyago mu byago, nagira ngo utangarize ngo komeza kuyiringira no komeza kubana nayo ndetse no gukora umurimo wayo neza no gufashwa no kugendera ku mabwiriza yayo. Ndagushimiye rero gukurikirana Kebuka Uburyo TV kandi ukadushyigikira, ukabana natwe mu gihe cyose, ukabana natwe mu bibazo, ukabana natwe mu bukene, ukabana natwe mu ntambara, ariko ntuzajya ubona yisanzuye unafite amahoro n'ibyishimo by'ibitugaragariza. Udushyigikire, ukurikirana ibiganiro byacu n'ibyigisho byose dushyiraho, kugira ngo buri muntu wese amenye icyo Imana imushakaho n'ineza n'ubuntu bw'Imana. Dushimiye mwebwe mwese rero mwagiye mukora subscribe, mugakora like ndetse na comment. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze bagurira imbago mu byo mukora n'ibyo mwifuza kugeraho byose. Imana ibarebane amaso y'imbabazi kandi ibagirire neza. Natwe rero turacyafite inshingano nyinshi zo gukora no kubagezaho amakuru meza, ubwiza bw'Imana, imbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo, kuko nta kindi kintu kiruta kuba tuzi ko Imana yatugiriye neza kandi ikaturinda. Reka dusenge kugira ngo dusengere buri wese wumvise iri jambo, Imana iguhumurize, ikwagure, yongere gukomeze, umenye ngo nubwo nari mu byago Imana ishoboye kuvana umuntu mu byago, kuko niyo yonyine irindira ibyago mu byago. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye yuko uteye ubwoba, tugushimiye ko dukunda, tugushimiye kurinda buri muntu wese utitaye haturuka n'ahava. Mana nuhimbazwe. Hano ni kuri Kebuka Uburyo TV rero, tunejewe natwe no kuyidushyigikira ukabana natwe, kandi turasenze kugira ngo iri jambo tumaze kubwira bene data na bashiki bacu uryagure mu mitima yabo, bongere bagire ibyiringiro, bongere bagire imbaraga zo gukomera ku munsi mubi, kandi bongere bagire imbaraga zo gukomeza kubana nawe. Mana twarakubonye mu ntambara zitandukanye, twakubonye mu bibazo ndetse twakubonye no mu bisubizo no mu byiza byose, twarakubonye uko ugaragara buri gihe. Ariko uyu mwanya turakwinginze ngo ugire ikintu ukora kigaragaze ndetse kimikishe ndetse gihangayikishe ndetse gikomereshe buri muntu umutima we, kugira ngo arusheho gutekereza yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Turagusabye imbaraga zawe n'urukundo rwawe rero, wegere buri muntu wese ukwiringiye, kandi urukundo rwawe rukomeze kubana natwe. Nakuze turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen. Murakoze cyane rero abakunzi ba Kebuka Uburyo TV, Imana ikomeze ibarebe neza kandi biteho. Murakoze, amen. Nasanze benshi cyane bahorana amaganya ndetse n'amarira, bicuza ibihe baciyemo, ndetse benshi bataye kwizera. Ubuzima bwa none ntibugira izina, bwarinze benshi nta n'ubwizera. Komera wowe ufite Yesu, kuko niwe nyiribihe. Komera wowe ufite Yesu, kuko niwe nyiribihe. Ubuzima bwa none ntibugira izina, bwahindutse benshi nta n'ubwizera. Komera wowe ufite Yesu, kuko niwe nyiribihe. Komera wowe ufite Yesu, kuko niwe nyiribihe. Terambere ni byiza, irakenewe mu buzima, ariko ntiritwibagize urukundo. Dufashanye, dusurane, dukomezanye mu rugendo,
kugeza Yesu agarutse kutujyana iyo mu ijuru. Ubuzima bwa none ntibugira izina, oya ntibugira izina, benshi nta n'ubwizera, ahubwo komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe. Komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe. Haleluya. Ubuzima bwa none ntibugira izina, bwahindutse benshi nta n'ubwizera, komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe. Komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe. Uwiteka nyir'ibihe turagutabaje, utwereke ineza yawe tubashe gukomera muri ibi bihe kugeza igihe uzaza kutujyana. Uwiteka nyir'ibihe turagutabaje, utwereke ineza yawe kugeza igihe uzaza kutujyana. Utwereke ineza yawe kugeza igihe uzaza kutujyana. Ubuzima bwa none ntibugira izina, bwahindutse benshi nta n'ubwizera, komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe. Komera wowe ufite Yesu kandi wongere ukomere nyir'ibihe. Ubuzima bwa none ntibugira izina, bwahindutse benshi nta n'ubwizera, komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe. Komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe. Komera wowe ufite Yesu kuko niwe nyir'ibihe.